Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Igitondo cy'uyu munsi ndabahobeye cyane kandi mbahoberanye ishimwe ryinshi mu mutima mfite ry'uko Imana yandinze kandi ndanda n'umuryango, kandi nawe unyumva ndashimye Imana ku bwawe, ko Imana ikikurinze kandi ikikubeshejeho, ikabigutije aka kanya, ikabiguteye iteka ryo kumva ijambo ryayo. Nanjye ndayishimye ko inteye iteka ryo kurivuga muri kino gitondo. Izina ryayo rihabwa icyubahiro muri byose kandi ibihe bidashira. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Tumaze icyumweru cyose tuganira ku magambo Yesu yaganirije abigishwa be ubwo yababwiraga abahiriwe abo ari bo. Yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu bice 5 uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka ukageza hasi ku murongo wa 12. Abacu baganiriye cyangwa babaganirije mu cyumweru cyose bababwiye abahiriwe abari bo, ko hahirwa abakene mu mitima yabo, ku bwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Uwo ni umurongo wa 3. Ko hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa, hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa, hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa, hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana, hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Haleluya. Nje kukubwira mpereye ku murongo wa 10 ngo hahirwa abarenganyirijwe cyangwa abarenganirizwa gukiranuka, bene abo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Murongo wa 11 uravuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Ni Kristo wivugaga ubwe. Aravuga ngo muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana idufashe. Yesu aganiriza abigishwa be bicaranye ababwira abahiriwe abari bo. Mu gihe yajyaga gusoza icyo yababwiye nyuma, ababwira ngo hahirwa barenganirijwe gukiranuka. Bene abo bonyine, abo gukiranuka, abakiranuka akaba ari byo barenganirizwa. Ntibarenganirizwe amagambo y'ibinyoma bavuze, ntibarenganirizwe kwiba, gutoteza cyangwa ibindi bibi byinshi. Bakabarenganya babahora gukiranuka. Yesu arababwira ngo muzaba muhiriwe kandi muzahirwa niba babeshyera bakabatuka bakabaserereza, ariko muzira gukiranuka, muzira gukora ibyiza. Arababwira ngo muzanezerwe mwishime cyane, ingurano zanyu zizaba ari nyinshi mu ijuru. Nshuti mukundwa unyumva mu gitondo cy'uyu munsi, ndanezerewe cyane kuganira nawe. Wowe muri kino gihe urimo urarenganirizwa iki? Hariho abahiriwe Yesu yavuze. Iyo usomye Bibiliya ikubwira abahiriwe benshi, nuko wenda twibanza ahangaha. Hahirwa abariwe ibicumuro bye, hahirwa abariwe ibyaha bye, hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Uwatangiye kino kiganiro n'ayo magambo yahereyeho, cyangwa uwatangiye kino cyumweru, hahirwa uticarana n'abakubanyi,
iyo ngiyo ni Zaburi ya mbere. Iki gitabo cyitwa Bibiliya, ijambo ry'Imana ritubwira abahiriwe benshi abari bo. Ariko narije kukubwira iki gitondo cy'uyu munsi, mu bahiriwe abari bo, mubo mwumvishe mwabwiwe na bene data muri kino cyumweru, narije kongeraho ngo hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, abo bonyine ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Rero mu buzima busanzwe tujya tubona benshi tukavuga ko bahiriwe. Iyo ushonje utekereza ko uhaza ari we uhiriwe, iyo ukennye utekereza yuko ukize ari we uhiriwe, iyo udafite urubyaro wumva wabonye urubyaro ari we uhiriwe, iyo utashatse wumva wubatse urugo ari we uhiriwe. Hariho n'ukuntu umuntu agira ingorane kubaka urugo rumurushya, ukumva wubatse urwiza afitemo ihumure ari uhiriwe. Nibyo koko abahiriwe, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye abahiriwe nyakuri abari bo. Birashoboka kera turi abana, sinzi niba byarigeze bikubaho, ukigera wibaza ukavuga uti ariko kubera iki ntavukiye kwa kanaka? Nuko twumvaga muri uwo muryango aribo bahiriwe, abana babo bahiriwe, bafite ibibakwiriye byose. Ariko Yesu avuga abahiriwe abari bo. Nshuti bakundwa, hahirwa abakiranuka, hahirwa abatera amahoro mu bandi, hahirwa abasanga ahari intambara bakazihosha. Hari abahiriwe Bibiliya yavuze. Ibyo byo mu isi birashira, n'umurama utumuka ntibitinda, ariko hahirwa, hahirwa, hahirwa. Haleluya. Hahirwa abarengana, kurengana kuriho. Hari abarenganijwe kera, hariho n'abarengana muri kino gihe. Nubona ufite amahoro mu rugo, nubona ufite amahoro n'umutekano mu gihugu utuyemo, ushima Imana. Hariho abari kurenganirizwa ubutumwa bwiza, hariho abari kurenganirizwa gukiranuka. Bene abo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Imana nidushyigikire, Imana niduhana umugisha muri kano kanya bakundwa bene data. Mureke dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu bice byaho bitatu. Twumva uko wavuga. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice byaho bitatu, duhere ku murongo wa 14. Handitswe ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Nimugatinye ibyo babatinyisha, kandi nimugahagarika imitima, ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami. Kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza, mwubaha, kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza muri Kristo, bamware. Imana ishimwe. Hahirwa abarenganirizwa gukiranuka, ntihakagire ababasebya, babatinyisha, babahora gukora ibibi. Ariko niba basebya, niba bakanga, babahora gukora ibyiza, ngo imitima yanyu ijye igubwa neza, mwumve muguwe neza, mukomeze mukiranuke, mukomeze mukore ibyiza. Imana ibongerere imbaraga muri ibyo uri gukiranukamo. Imana izabashyigikira. Imana ntabwo izabareka nimwihangana muri kurenganirizwa gukiranuka, kandi ngo tujye duhora dufite icyo twasubiza, twiteguye gusubiza umuntu wese watubaza impamvu z'ibyiringiro byacu, tutabivuyemo, tudatewe ubwoba, tudatinye ibyo badutinyisha. Mwibuka Petero na Yohana mu gihe bavugaga ubutumwa, bakabafata, bakabakubita, bakabashyira mu mazu y'imbohe. Tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo ntitwababujije kuvuga muri iryo zina, bakabakubita, ariko abandi bakishima, bakanezerwa, bakavuga ngo none tubumvire cyangwa twumvire Imana yo mu ijuru. Bakomeza gukiranuka badacitse intege, bafite icyo basubiza ubabajije impamvu z'ibyiringiro byabo. Nshuti bakundwa, hahirwa abarenganirijwe gukiranuka. Tubona intwari zatubanjirije, tuzisoma mu gitabo cy'Abaheburayo mu bice 11. harimo intwari ngo zo kwizera, niko babise, cyangwa se twanavuga ko ari intwari zakiranutse, ngo batwikwaga mu muriro, bajugunyirwaga intare zikabatanyagura, abandi bakabakereza interezo, abandi bakabatera amabuye. Murabazi ba Sitefano. Bibiliya ivuga ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, ariko barihangana bageza ku ndunduro. Baciye mu mibabaro, barazamuka bagera mu ijuru, barenganirijwe gukiranuka. Tubona intumwa za Yesu ko zapfuye, bamwe babishe urupfu rubi, abandi batabwa mu mavuta, abandi bajugunywa mu miriro.
abandi babambwa bacuritse ariko ntibemera kubivamo, ngo nta nubwo bemeraga yuko bababarirwa ngo bababarire ariko bihakane Yesu. No, ntabwo babyemeraga. Baravuga ngo turakomeza duhamye Kristo mpaka ku ndunduro, ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru. Haleluya. Namwe murahirwa nshuti bakundwa, ndetse muzaba muhiriwe, niko twasomye, ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera byinshi babahora Kristo, ingororano zanyu zizaba ari nyinshi mu ijuru. Umwe yaranditse aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa mu ijuru, ngo kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kureba guhishurwa k'umwana w'Imana, kw'abageni ba Kristo cyangwa k'umugeni wa Kristo uzaba nesheje isi, uzaba wararenganirijwe gukiranuka. Imana nidufashe, Imana nidushyigikire. Iyo usomye nanone rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4 ugasoma umurongo wa 14, haravuga ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba ari kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. 15 bakavuga ngo ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo, ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Nshuti mukundwa, wowe uri kurenganirizwa iki? Ni ukuba kazitereyemo, ni ukubeshya, ni ukwiba, ni ibyaha bitari bimwe. Bireke nshuti mukundwa, wizere Yesu, nawe wemere kumurenganira. Imana izagushyigikira, ni wowe uzaba ufite ingororano nyinshi. Imana ibaha umugisha. Nashakaga kubabwira ngo harahirwa abarenganirizwa gukiranuka, hamwe n'abandi bose batubwiye bahiriwe muri iki cyumweru. Nubiba gukiranuka uzasarura gukiranuka, nubiba amahoro uzasarura amahoro. Urahiriwe rwose, komera. Ntakagira ubabazwa bamuhora ibyaha, ntakagira ubabazwa bamuhora gukora ibibi. Tugera ikirenge mu cy'abatubanjirije, intwari zo gukiranuka, intwari zo kwizera, baciye mu mibabaro bazamukirayo. Kandi Bibiliya itubwira ngo nubwo bababajwe gutyo Imana ikabahamya, baracyategereje twebwe ko natwe tubabarizwa gukiranuka kugira ngo tuzahererwe ingororano hamwe. Niko Bibiliya itubwira. Imana itugambireho ikirushaho kuba cyiza kugira ngo tuzatungananwe nabo, nidupfa cyangwa se dutabarutse tuzize gukiranuka. Imana nibaha umugisha. Ndabifuriza gusoza iki cyumweru neza. Imana ibahe weekend y'umugisha, murushaho gukomeza gukora ibyo gukiranuka kandi mugendera muri iyi nzira y'abahiriwe abari bo nkuko Kristo yabatubwiye mu ijambo ry'Imana. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.